Yani mukubita injegera. Mukubita injegera. Mukubita injegera. Kubita injegera. Kubita injegera. Kujya nimukoma injegera. Mukubita injegera. Komera cyane mwana wanjye. Nukuri kumara kamubwiza ukuri. Niwe muntu twabanye mwumva ndishimye cyane mu buzima bwanjye. Boya bungubu nanjye mba ni mu rugo mabuja yatuze ku rugo. Mabuja muri no minsi basigaye bamuhinga. Mabuja wanjye basigaye bamusikagura ku kintu kijyanye na ivi nyine. Basigaye bamukoramo akazi kose. Urumva muri no minsi mabuja wanjye ukuntu bimeze. Nyine hari ukuntu mabuja wanjye nigeze kumufata nyine urabizi boss aba yagiye ntabwo ryo mu mahanga. Noneho mabuja wanjye akagira gutya akazana ukigamo nyine kiza nawe urabyumva. Urumva kigaza kikamukorera nyine kikamukwanyiriza. Noneho ngakashobotse mabuja wanjye nigeze kumugwaho ahitambwira ngo sitabivuga akanamo nyine. Ubu ngubu nibanga mubikiye. Ubu ngubu mubikiye ibanga ntabwo namutaranga ngo mvuge yuko nigeze kumusanga nyine arimo ariyeranja nk'uyirwanaho nk'umuntu w'umusaza kakiru kidogo nyine nk'umuntu w'umusaza yiranja. Uyu mubikiye ibanga ntabwo napfa kurimena. Nta muntu n'umwe naribwe niko namusezeranyije. Oya ntabwo namutenguha. Ntabwo namutenguha mabuja wanjye kuko mabuja wanjye ikintu mukundira anamo ntabwo atagerageza kunama. Uziko ku munsi bwira ngo uriya amapaki 5 y'amandazi ariko akambwira tubwo nzajya nzana abagabo niyeranje utuze akunda kubinjiza nko mu masaha hagati ya saa 7 z'ijoro na saa 8. Nanjye mba ndi ku gipangu ariko nta muntu n'umwe nabibwira. Reka ngatinyuka kugira n'umuntu n'umwe mbwira ngo mabuja akinyuma boss. Never nibishoboka. Boya boss subwo yabimenya ate boss ntabwo ashobora kubimenya kuko ntabwo yapfa kubimenya. Boss ze ko bari hanze boss asigaye yaragiye hanze muri iyi minsi. No kuza mara nk'amezi nk'atandatu aza nka nyuma y'amezi 6 cyangwa umwaka kuko abantu nk'abari aba boss babakubita za mission bakagenda. Mina minsi nsigaye narumvise amakuru yuko noneho ngo ari hano hasi aha ngaha mu Kagera. Boss nyine urumva yaje nibya bindi byo kwikinisha urumva bya bindi byo kuza nyine akikinisha nagaza baba babikwakwanyije aho baba baherereye. Oya we bamembere kudihe. Noneho bush reka da urumva ukuntu biba bimeze. Amembe 20,000 ako ubu ngubu nsigaye membe 40 yongereho 20,000 bindi. Kugira ngo nazagire ubu ngubu ito banga yuko mabuja aca inyuma boss. Ninjye muntu urizi njyenyine. Ninjye muntu urizi njyenyine nta nundi muntu wundi warimenya. Oya nararimize no mu ndangovu. Cyane. Sawa. Ugira urumva nyine ku biro n'umunyu bapima. Umunyu n'umuceri bapima ku biro. Yego. Ibyo kugira gahari. Urumva? Uniga kananje. Ni ibyo kugira gahari ndimo kubaza. Ndimo ndavuga. God have mercy upon us. Ni umuntu nendi guhamagara. Zavuga arimo ndihuta. Ni umuntu nahamagaraga. Buretse kujyeko. Urumva? Kujyeko. No, kamera ku cyambere.
icyambere urumva navugaga ku kijyanye na mabusha wanje. Okay. Yego. Uravuga ibyo ari ukuvuga cyangwa kubivuga? Ndabivuga. Yakoze iki? Ndabivuga. Sobanura vuba vuba ndihuza. Ndabivuga. Bwira vuba. Ye. Aha. Icyambere boss rero na yego boss ye urumva icyambere mabusha wanje. Use nimbivuga ntago mabusha ari bunyice kandi boss buretse mbivuge. Mabusha yambwiye ye nubivuga naga ari ukunike hariya wari kubiririmba cyangwa ari kubivuga. Urumva ntago nshobora kukubwira ukuntu mabusha yazanaga abantu bakaryamana kubera ko yarambujiza nambwira ngo nuba mukavuze ko hari umuntu rwamfashe ndyamana nawe ukabivuga nzaguhonda nzakwirukana. Bose rero ndamutse mbikubwiye ntago narara muri urugo n'ukuri kw'Imana. Udamutse nibeke ngakubwira ibanga mabusha yadwikije rirabanga rirakomeye. Ndamutse mvuze ikintu kijyanye n'ayo mabanga mabusha yahita amerera nabi. Ubu ndamutse nkubwiye ko bose mabusha aryamana n'abagabo 4 zahita biba ikibazo bikambiramo no kunyirukana. Kandi ikindi cya kabiri ndamutse nkubwiye ko buri joro baza kumubwira nawe ivi na givi byahita bimviramo ikindi kibazo. Kandi icya gatatu na none ndamutse nkubwiye yuko ko mabusha ejo bundi yafashe amafaranga yo kumemba akabanza akayasengeramo abo bagabo bakanandaza hasi bakabaraza kuri matora bitewe nuko bari benshi akazajya umwe yinjira undi asohoka undi yinjira undi asohoka byaba ikibazo. Mabusha leta nyirukana kuko iryo banga ninjye njyenyine ugomba kuribika ninjye njyenyine urizi nta muntu nshobora rero kuribwira. Uramutse utumye mena ibanga byaba bibaye ikibazo. Reka bikomeze bigume ibanga ahubwo wowe uzicayekera amakuru ahandi kuko mbikubwiye ubundi se bose kamubaza mbikubwenge wamiki None se musore ye umushaka gukora iki? nyine wowe ninguha ayo makuru. Urashaka iki muri make? Ninguha ayo makuru uranyishyura urashaka urashaka bijya nguhemba ngahe? Si 2020 yongeraho 12 icumi habe 30 ko zikaragiye uyu munsi kuri burangire saa 6 z'ijoro. uvuga vuba rero mvuge merehe njye nawe tubiziranye hose se mere muri byaje nta mwanya mfite wizingira akazi kenshi sibyo? Yego niba urugo twavuga vuba nigendere. Uye nagaru kurugo twa boss ni ukuguha amakuru na makuru kandi no makuru regure ayo yagabanya mu kiro 5 hujya uvuga vuba rero. Aha bo kuwa kane yaryamanye n'umugabo w'inzobe, kuwa gatatu aryamana n'abagabo 3, kuwa kane nuka kwaba kumaze mukanyagiye kuza umugabo ahubwo akadupange urakupita irindi 40 tumufatire mu cyo ibyo bintu nabyumvute ari kubuza baravuganye kuri telefone. Nese undi mbere wose ugeze aho uri ufata ndayakwima bwira ongera 10 tuzagicucu. Yego mbere hose wagize ufata ndayakwima kumufata byo yego mbere hose baza nago rohari ako nabyo ari warambwiye kutari warambwiye mbere sagashije kingana gityo ubundi wo muri ruguru umutwe ni vaze ko uzikurushwa agaciro n'irambagura. Nakubwiye ngo igihe cyose baziye ko nayo wafashe nyine urumva amakuru ari ibanga. Nakubwiye yego igihe bose baziye abo bagabo ko nta n'umwe wafashe ntabwo ari hano urumva kubera ko agiye kuza n'umuntu bamaze kuvugana mu kanya urumva tutahita tubafatira mu cyuho. reka nkubwire yego tugiye kubikora n'umufata bushya agiye kuza ziba yego sinjye ndi kuvuga yego nawe ngo nuko mugire kabanze mvuge we ni kuvuga ibyo ugiye kuvuga yego sibyo? yego kawe nakajya mvuga wicaye hasi yego okay no kuvuga ngo uwo muntu ugiye kuza ndashaka ko tumufata nitumufata yego amafaranga turamuca ndaguha icya kabiri sibose nawe usigaye ugurisha umugore wawe nzakikora igihe muri wowe ugira ubwenge. yego nakubwiye ngo nazi tukamufata turamuca amafaranga byanze bikunze ayo turamuca ndaguha icya kabiri ako kandi uri se mbere aho baze bajyaga bagwa ngahe njyewe sibyo mubusha wamwishyuraga yari yaranyongeje yaransize kuri 40 gusa
Okay, nta kibazo ibyo ngibyo nabirenze. Niyo amafaranga muri ubwo ntabwo ari ikibazo. Noneho rero. Uwo muntu tugiye kumufata. Yego. Ariko twumvikane. Ukimufata. Nibura mu nsanga umutwe ucutara muri force twari byane. Kushya bagiye tubivugana. Agiye kuza none. Ikindi kandi nubikora neza bigakunda. Musinda kujyana ahantu. Ariko twe nabonye nta bwenge ugira. Ushya turagenda. Ubundi wowe wakabaye umuntu muzima ukaba n'umuntu w'umugabo. Ariko ikibazo ni kimwe. Nanjye nabasha. Ariko ikibazo ni kimwe. Kubera ko guteka ibikoma hano manzo ba byinshi bikagenda. Oya. Byagiye mu mutwe byabaye mu byinshi. Oya. Kubera ko igikoma kitari mu mutwe, biro wose akayora amaje bashaka kurya bimbwira. Nese mbikubaje ubingo cyangwa nuko numvishe bivuga. Siba. Ubundi makomanzo kuri byo ngibyo numara kubikora. Jewe ndaguhindura ubuzima. Yego. Urumva neza? Ubwo gutwe umukozi uba bigushimije muri urugo. Kujya. Nanjye mbaye umuntu w'umugabo byanshimisha. Ndaje mufate. Ndamufata tureta tumufata. Tumuko gitumo. Icyo bita gitumo. Wamfasha kwanyumva? Yego. Uwo mugabo ari buzi. Yego. Akigera hano yinjiye mu nzu. Kubona wena nyabujara ukuntu bagiye. Bari baneza. Witwa magana. Urabona umuntu wica undi? Oya. Jewe se nabasha kwica kandi. God have mercy upon us. Urabona umuntu wica undi? Oya. Uraza kuba bimusa. Wumvishe? Yego. Noneho baje nambara ingendo. Nakubwira. Ko bikaze. Kandi mabuje narakubwiye ngo jyihina akaguru kawe. None wanze kunyumvira. Amamwe bazi baguye nyuko. A few moments later. Muze mu bantu uko dore muri abayobozi dore ibibazo mwoje no kubikemura ibyananiranye ni dore umukozi wagera mu magero uranga amagero nabwira ngo funka bivuze bose barimo usohoke none ko wajye kwa mugabo wo do ngaho reba naje mbabwira mukambwira ngo ndi umusazi reba nababwira nese n'igihugu usanga ndi noneho habwo yaje ari umwe usanga ndi gukora icyo n'urwawe hari umuntu ubyuka ataryamye se wakicucuwe sibaka mbwa gusa cyane ubwiwe n'iki ko naryamye karyamye ntuza mu uvuye muri gym sana arimo niyo mureka tuvugana mwene mwandegera none rakayigira uko ko bace muri kiba ingegera uko bace muri kiba kubite muhamegera ni muhumite ingegera kubita ingegera badaragira umuntu ujya kubura data mwe muze hano mabuje nawe mu muhenyina wanje geraho
wajya bakukubita ingegera ceceka twakubwira muyobozi kubita ingegera soni murajyana yego ra ariko turaba ngiye ko narinje nje gutira gusaba ku mundi ko ndumutuga kababwira bose yararenganye yararenganye nawe na mudugudu na Karame. bose kababwira ibi bintu mabuja bikoze ubugira do aka wakigogera ukonye nani none rero mukubita ingegera God have mercy upon us.